السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Burya koko udashimira abantu ntiyabasha no gushimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nkaba mfashe uyu mwanya rero nshimira abantu muri rusange bagize uruhare kugira ngo iki gikorwa cya musabaka kibashe kubaho. Ngira ngo murabona ukuntu cyari giteguye neza masha Allah, abari bacyitabiriye n'abagerageje gukosora uburyo bari babyitabiriye, ndetse n'abanyarwanda muri rusange, abayisilamu b'abanyarwanda muri rusange ukuntu bari bazindutse bitabiriye, n'ukuntu ibintu byari biri ku murongo masha Allah tabarakallah. Kubw'ibyo rero ndashimira RMC, nyakubahwa mufti ndetse n'abamwungirije n'abamufasha mu mirimo ya buri munsi yo kugira ngo Uwisilamu utere imbere. Tunashimira abantu bose bateye inkunga iki gikorwa kugira ngo kibashe kugera aho kigeze. Tunashimira n'abantu bakosoye n'uburyo bakosoyemo. Tugashimira n'abantu bitabiriye masha Allah, abayisilamu bitabiriye bagaragaza ko bakunze Qur'ani, bakunze ibikorwa nk'ibi byo guteza imbere no gushishikaza amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Turakomeza tunashimira Rwanda Dawa TV, harimo Haji Ruhangisa ndetse na timu ye, uburyo yadufashije abantu tutari mu Rwanda tukabasha gukurikirana iki gikorwa cyiza masha Allah nk'aho tuhibereye. Turabashimira muri rusange. Nanibutsa abavandimwe b'abayisilamu ko ibyiza byo gushimira cyangwa se ijambo ryiza ryo gushimira uwakugiriye neza, uravuga uti jazakallahu khaira. Akaba ari nabyo byiza umuntu yakoresha kuruta uko yakoresha amagambo yo mu rundi rurimi, nk'urugero shout out. Ni byiza ko wakoresha jazakallahu khaira ukabibonera n'ibihembo. Kuvuga shout out ntacyo byaba bitwaye, ariko ibyiza mukuri twasigiwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kuba wabikoresha ni byiza cyane. Ubw'ibyo rero insha Allah turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha gutunganya ndetse n'igikorwa cyabaye kikaba intandaro y'uko benshi bakunda Qur'ani, benshi bamenya Qur'ani, kandi benshi Qur'ani ibageraho bakabasha kuyishyira mu ngiro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.